ariko reka mbereke mujya mureba neza mukitegereza ngo murebe hano mu rusengero ukuntu abantu bamwe baba bijijishije bigize nkaho rwose wagira ngo mbese hari ukuntu bamuvuga ari amagambo muvuga ngo mu rusengero ngo n'ahantu ngo ikirenga ahantu inzu y'agaciro inzu yubashywe cyane mujya mubireba buri munsi ukuntu mubivuga ukuntu mubyitwaramo murimo mwijijisha mubeshya ngo insengero ngo n'ahantu h'agaciro ngo ni inyubako ngo idasanzwe kuri iyi si ari ibintu mwirengagiza buriya by'agaciro ari ibintu nababwira biba mu musigiti mu nsengero z'abasilamu mu musigiti buriya niko Mandela ureba hano ku rusengero hano ujya ubona ujya uhitegereza ukareba ukuntu abantu basenga ukuntu ubwo ni Mandela ni umuntu umwe muri abo bari mu rusengero ujya ureba hano mu rusengero ukuntu abantu baba bameze hari abantu bari wabona hano mu rusengero rwacu ko wasengeye igihe kinini basenga bapfukama hasi bubama bubabira Imana bongera beguka bongera bapfukama hasi ubona baciye bugufi mu buryo bwose bushoboka bukwiriye Imana hano wari wababona na rimwe bubamye hasi bapfukamye hasi bashyize agahanga hasi babendinze mu mugongo kubera Imana ukabona abantu barayiramya mu buryo bwose bashoboye hano muri rusengero ugera ubibona subiza rwose cyangwa se ngo urebe hano hanze urebe ko hari abantu bajya baza bakaba bajya ku rukarabiro bagakaraba intoki bakoza ibirenge mbere yo kwinjira mu rusengero bagakuramo inkweto abo bantu hari abo wari wabona ariko ndakubwiza ukuri abantu bibamutse bibayeho ari itegeko rikaba kuri uru rusengero bikajyaho insengero zahita zifungwa ndakubwiza ukuri abantu bose bahita bafunga insengero izo nsengero zaba ari nyabaki niko ntago nuko ntashobora kuba naca mu rusengero hano muri gusenga mwaje ku iteraniro musenga ngo buri muntu wese ngende mugenera ibihano bye nuko bidashoboka rwose mwakumirwa ibihano byabahitana mbona nazanu ngakuramo inkweto nkagira gutya nkakaraba ibirenge nkagira ne ibihano byabica ntago ibyo bintu ntago mujya mu byitaho mwebwe nta nubwo biba bibareba muri abasirimu rega niko bamwe ntimuba muvuga n'ibindi kubabwira ubwabyo mwumva ari ubusa ni amagambo adafite ishingiro adafite 12 siko muvuga ndabizi ubu hagati yanyu ibi bintu mwebwe mbabwira ibi ngibi ndi kubabwirwa ibi ngibi muri kumva akakanya abasilamu barabikora byose uko bikurikirana barabikora buri munsi mbere yo kwinjira mu rusengero rwabo umusigiti mo hariya ntago wakwinjiramo utagiye ngo utawaze ukuremo inkweto ugenda usukuye wakarabye nawe mbese ufite isuku n'umucyo ngo nta nyuma kandi iyo barangije kwinjira ntago baza ngo bicare ngo ku ntebe nk'izi zanyu izi ngizi ndeba hano izi ntebe izi nta kare izi ngizi zimwicaye aha ngaha ntago izo bicaraho iwabo ntibishoboka baragenda bakicara hasi ku itapi hasi niho bicara hasi ku kirago hasi urumva ukuntu abantu bubaha Imana yabo hasi bagaca bugufi intebe bazisiga mu rugo ariko hano nizo twicariraho gusa hanyuma bakicara hasi ku itapi hasi ku mukeka hasi barangiza noneho Allah akibar usanga barimo basenga Allah akibar usanga bubashye Imana yabo Imana niyo nkuru hanyuma se hagize uvuga ati noneho Muhammad uhita wumva urusengero rwose amahoro n'umugisha bimubeho bavuga amagambo akomeye bamusabira ku Mana bati amahoro n'umugisha mubeho bari kumva uburyo bubahamo intumwa yabo ariko se reka mbaho n'undi rugero uzarebe imamu w'abasilamu undi uyobora umusigiti uri basengesha urebe ukuntu baba mwubaha ku gipimo ntarabona igipimo cyo ku rwego rwo hejuru baba mwubaha cyane ariko kuki mutagenda ngo mwigire ku idini y'abasilamu mwige boze mu bwonko bakuremo imyumvire mufite mugende mwogeshe mu bwonko mujye mu misigiti baboze babereke mubigishe babereke uko abantu bubaha Imana ariko mumeze mute niko buri munsi mbere yo kwinjira mu misigiti barabikora hanyuma bakagenda nta nubwo bicara kuri izi ntebe nk'izi zanyu mbona nta nubwo nzi izi ntebe zanyu aho mwazikuye zadutse ubu zo kuza mwicaraho sinzi naho bituruka ibi ngibi bo bicara ku itapi hasi ku itapi
Nababwira ko kandi koko abantu mutuye mujya mu misigiti, abantu mujya mu nsengero z'abasilamu, aho abasilamu basari, ibyo bintu ari kuvuga murabizi neza. Abasilamu basengera hasi ku mikeka cyangwa se tapi. Ati bicara hasi ku itapi, hasi. Ukajya usanga bose bari kuvuga Allahu Akbar, basenga bavuga ngo Imana niyo nkuru. Hanyuma uzibeshye se uvuge ngo ijambo, cyangwa se iyo bibaye ngombwa hakavuga ijambo Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, bose bahita bongera ijambo ry'icyubahiro, amagambo y'agaciro kuri we yo kumusabira umugisha ku Mana. Amahoro n'umugisha bibe ku ntumwa y'Imana Muhammad. Cyangwa se uzarebe iyo babonye imamu wa undi uyobora umusigiti wabo cyangwa ubayobora, bamwubaha cyane n'icyubahiro kitabaho, bose bamwubaha. Ariko kuki mutajya kwiga mugende mwigire ku basilamu, muzajye mu nsengero z'abasilamu bagende baboze mu mutwe, mugende ku musigiti cyangwa mu nshuti zanyu z'abasilamu baboze mu bwonko, bakuremo ibintu birimo mu bwonko bwanyu. Muzajye kwiga, kuki mutiga? Mugende mwegera abasilamu babigishe, mujye ku misigiti babigishe. Kubera iki mutagenda ngo mwige uburyo bubahamo? Kubera iki mutagenda ngo mwige uburyo bubaha abayobozi babo? Murebe neza ukuntu bubaha abashehe babo. Mwebwe muricara aho ngaho gutyo gusa ngo twavutse bushya, ngo mwavutse iki? Kuvuka nyabaki? Kuvuka gushya? Muraba mutarigeze munavuka bwa mbere, hanyuma noneho ngo mwavutse bushya? Birirwa aho ngaho mwibeshya. Avuze ikirimi cy'iwabo cyo sinakimenya, cyo muri gani wabo. Barimo indimi zabo za gakondo utapfa kumenya, ngo apeya nawe yajayi, ibintu byinshi by'iwabo utamenya, ntabwo twabyize, reka twirindirire urwacu. Ati hanyuma inama za buri kanya, inama nyinshi zidasobanutse, ubwabivugana binyeza. Atari kabasilamu buri munsi bajya ku musigiti, nta nubwo ari rimwe mu cyumweru, buri munsi. Kandi se noneho ukeka ko nubwo babikora buri munsi, iminsi igize icyumweru, wibwira ko ari kangahe ku munsi? Noneho inshuro 5 ku munsi binjira mu musigiti wabo, bajya mu musigiti wabo, hanyuma nawe ngo uricara aho ngaho ngo tuzajya mu ijuru. Kuzimu kuba kuri kubaseka cyane, kuzimu kuba kuri kubaseka, kuvuga ngo timwujuje ibisabwa kugira ngo muzajye mu kuzimu. Nawe mukirwa museka ngo muzajya mu ijuru muririmba amanywa n'ijoro. Nupfa cyangwa se za ndirimbo muririmba hapfuye umuntu, ziriya ndirimbo zonyine ubwazo zizabajyanira mu muriro. Muririmba ngo tuzajya mu ijuru, tugiye mu ijuru. Imana yonyine ubwayo irahagije ngo ibijyanire mu muriro ubwayo, kuko ntago mwigeze, nta kubaho kundi, ntimuzigera mwongera kubaho kundi na rimwe. Ntago bishoboka nuko kwemera kumeze gutyo. Genda ujye kureba, cyangwa se ugaruka ureba iwacu inama za mufite utunama buri munsi, utunama two ku rusengero, abantu basenga benshi cyane aho ngaho, ngo basenga cyane. Urabona ukuntu bari muri benshi abantu ngo basenga, babandi baza hano bagasenga, abandi barasenga buri munsi, 5 ku munsi, 5 ku munsi, mbisubiremo, 5 ku munsi, buri munsi. Izuba rijya kurasa, umuseke utambitse mu gitondo, baba bari ku musigiti. Uzagenda ujye ku musigiti urebe buri munsi. Abacuruzi bakomeye, abantu bakize, bose genda ureke ubwo bukene bwaho ngaho, bose baba bari hariya, bose abakira, abacuruzi bakomeye, abantu bafite imbaraga. Abasilamu hari abafite abantu b'abakire hariya, bafite abantu b'abarwiyemezamirimo bakazi, bafite abantu bakomeye cyane baba baparitse imodoka z'ibisimba aho ngaho, bose bari aho ngaho, bagenda bagapfukama hasi, bakunama imbere y'Imana, bakubama imbere y'Imana hamwe n'abandi bose, bakubamira rimwe, imbere y'Imana, bose bakubamira rimwe, basenga bose icyarimwe, nta n'umwe usigaye. Noneho ngo uratekerezaho
hanyuma nta nubwo biga batekerezaho ngo kwinjira nanga inkweto ngo mu musigiti. Nta muntu n'umwe winjira mu inkweto mu musigiti. Ndi kubigisha, ndi kubaha ubutumwa. Kuki mudafashwa? Kuki mutama amashyi ari kubona? Ntabwo mufashwa. Urabona abantu bakunze gukina n'agakiza, ariko ndababwira ko niba uri umuntu koko uhamya Yesu ukamwizera, ukabura aho ngaho nta kintu na kimwe witayeho, foolishness ni nko kuvuga uri aho ngaho nta kintu witayeho, ufite ubujiji, ibintu by'ubujiji biri aho ngaho, hari ibintu bitwara umuntu mu ijuru, hari ibintu bisabwa ko umuntu ajya mu ijuru. Ariko abasiramu bo ubwabo hari ibintu byabo bizera byo kwemera kwabo, bya bindi bavuga bati ibi ngibi. Urabona ukuntu mujya murirwa muvuga ngo bazajya mu muriro, ngo bazajya mu muriro. Nibona bagiye mu muriro uzamenye ko Imana nta kurigira, uzamenye ko ibera, uzamenye ko Imana ibera ubwayo, izabibera, izabitagira ukuri. Ni gute umusiramu yajya mu muriro asenga ziriya nshuro? Bimbwire neza. Hanyuma ni iki cyatuma se umuntu utita ku kintu na kimwe nkatwe? Abantu nkatwe turi aho ngaho tutagira ikintu twitaho, tutari seriye, tutari abanyakuri. Wajya kuvuga ngo turi aho ngaho ngo hanyuma ngo tukaza hano ngo tukavuga ngo Yesu, hanyuma kuko ngo tuza gusa tugahagarara hano ngo Yesu mwami rwose nkwakiriye nk'umukiza kubera ko uri umutabazi wanjye, uri umukiza wanjye. Ibyo ngibyo byonyine ntabwo bihagije kugira ngo bijyane umuntu mu ijuru. Ntabwo bihagije ibyo kugira ngo bitware umuntu mu ijuru. Hari abantu bahamya Imana uko bashoboye kose, bakayicira bugufi, bakayisenga n'intekerezo zabo zose n'umutima wabo wose, bagashyiramo imbaraga zishoboka. Hahandi umuntu ashobora no kwemera akabipfira agapfa akavaho. Hanyuma ngo umuntu ngo azajya mu muriro. Ninde wabashutse? Ariko ninde utuma kuki mwishuka mwibeshya koko? Ninde ubashuka? Komeza mwibeshye, mukomeze muri ubwo buyobe bwanyu ahubwo. Mandela, urareba ukuntu uba watereye akaguru ku kandi? Uri kubona amaguru yawe ukuntu wateye akaguru ku kandi? Oya, wibihingwa, guma wicarire gutyo. Ariko ubanze urebe ukuntu watereye akaguru ku kandi. Urabibona? Ariko ndakubwiza ukuri, ibyo bintu wigira aha ngaha umuzigiti ntabwo wabyigira, ntabwo bishoboka. Ndababwiza ukuri, ni ukuri kose, ndanarahiye, ntabwo ibyo bintu wabyikora mu musigiti. Ahita arahira no mu birimi by'iwabo ngo masaraci, ngo bakeke, kakenda, urumva ni ibirimi by'iwabo utamenye. Aracyarahira, nko kurahira bati ndakurahiriye uko mbese gahamya byose. Ariko ubundi kuki mudafashwa ngo mumpe amashyi? Amashyi nayo nayisaba, ntabwo mushobora kumpa amashyi. Siko mutakizwa, siko mudafashwa. Kandi buri wese nareka amaguru ye nyine ayareke, nuko mwabaye mwihorere. Ndi kubigisha, reka mbabwire ikindi kintu kimwe. Niba mushaka kuba abakristo ba nyabo, abakristo beza, abakristo b'ukuri, umunsi umwe muzagende musabe imamu, wa muyobozi w'abasiramu cyangwa shehe, wa wundi uri ku musigiti, waretse ukatubabarira tukinjira mu musigiti. Reka twinjire mu musigiti nibura icyumweru kimwe. Nza hano buri munsi, ndakwinginze. Uzahita muhinduka mwese, muzahindura imitekerereze. Reka gato, uretse gato, munyumve neza. Nuramuka ugiye hariya mu musigiti nibura icyumweru kimwe, cyangwa se ugagira gutyo ukabona umusiramu uri serious, wa wundi wa nyawe, wa wundi kabisa uri ku murongo, wambaye neza, ikanzu nziza, umwe ureba ukavuga uti ni umusiramu yambaye imyenda yera, wa wundi rwose ubona ukabona ni umusiramu utunganye, wambara akikwiza, wa wundi ufite uvuga uti ni umusiramu kabisa. Umwe wambaye imyenda wahita yivuga mu kirimi cy'iwabo,
ariko ubwo ni imyenda, arasobanura ko ari imyenda yo kwikwiza kwa kundi abasilamu bambara, abagabo abamama cyangwa abakobwa baba bambaye bikwije imyenda yayindure ko avuga uti umuntu ni umusilamu pe. Abasilamu burya nibo bantu uhura nawe rwose ugahita uvuga uti umuntu ni umusilamu, barihariye cyane. Nibyo ari kuvuga rero, tuzakuri uyu muntu nuramuka umubonye birahagije, ubundi nawe birahagije ngo umukore isoko, uzahita umukurikire ugende umwigireho, umukurikire niba agiye ku musigiti ugende, niba ari umuturanyi wawe uzamurebe neza umwigireho imico, uzabonamo isomo rwose ryarinda uvuga uti ahangaha. Ubwo ni inama ari kubagira kugira ati niba ushaka kuba umukristo mwiza, umukristo wuzuye, umukristo w'ukuri, wa umukristo usobanutse, uzagende ku musigiti usabe imamu ujye winjira mu musigiti, urebe uburyo abantu babana n'Imana yabo, urebe uburyo bubaha Imana, mwige murebe ukuntu abasilamu bubaha Imana, ukuntu bayiramya, urebe ukuntu bambara, urebe imico yabo, umubyige, uzabe musaba icyumweru. Cyangwa se ibyo nibikunanira uzafata umusilamu wa wundi uvuga uti ni umusilamu wuzuye, umugire inshuti, umukurikire, ukurikize imico ye, ugende umwigireho, birahagije ngo uzabaye umukristo mwiza. Hanyuma reka twigarukire abayisilamu cyangwa se n'abandi batari abasilamu. Ibi bintu umupasiteri avuga muri Ghana koko nibyo cyangwa se ibyo mubibona mutemwe buri munsi mu buzima bwa buri munsi? Abasilamu koko mubona aribo bantu bubaha Imana, bayiramya, bayisenga uko bikwiriye, baca bugufi imbere y'Imana umuremyi wabo? Ariko ni mu gihe n'ubusilamu nicyo gisobanuro cyabo ko ni uguca bugufi no kuganduka imbere y'amategeko y'Imana. Urumva rero ko abapasiteri barabizi, buri ko umuntu asoma cyane nibaza ko nibwira ko agera ku bumenyi nyabwo. Urumva ko umupasiteri warabazi rwose, aranabibwira ati njyewe ndabasezeranya ko niba mushaka kugira ngo mube abakristo beza bari seriye banyabo b'ukuri, muzagende musabe imama bigishe imyitwarire y'umuntu wemera Imana. Kandi koko urumva ubwo ni ubuhamya bw'umukristo w'umupasiteri ari mu rusengero rwe nk'uko mubibona. Reka rero mbashimire mwe twabanye muri ubu buhamya cyangwa se muri iyi nyigisho, basaba ko mukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza dukurikira ibiganiro nk'ibi, ubuhamya nk'ubu, inyigisho nk'izi, wenda hari abo zafasha, yaba abakristo yaba abasilamu, kuko hari nabo byahindura batabikoraga neza, batemeraga Imana neza cyangwa se batayisengaga by'ukuri bikwiye, kuko Imana niyo muremyi w'ukuri kandi ni nayo Mana ikwiye gusengwa kose. Burya gusenga ni ikintu abantu tuba dukwiye kwiga. Reka rero mbasabe buri wese akande like, akore share, ndetse ajye no muri comment yandikemo, ushobora kwandikamo ubutumwa cyangwa se icyifuzo wifuza ko twakurikizaho, nirihe somo twakurikizaho, cyangwa se nizihe nyigisho wifuza ko twakugezaho. Ese ushaka kuba umusilamu, ese uri umusilamu ufite ibindi wifuza ko twacishaho kuri no channel ya Why Islam, wabyandika muri comment byose hanyuma tukakusubiza, kuko ubusabe mpora mbivuga, ubusabe bw'umuvandimwe ni itegeko kuri twe dutatubyubahiriza. Reka rero mbashimire, njye nitwa Trophy Ibrahim, channel yanyu yo yitwa Why Islam TV. Why Islam TV niho tuzatubonera amakuru n'inkuru zitandukanye n'ubuhamya butandukanye. Ibi ni isezerano nabahaye ku bushobozi bw'Imana. Reka turekera ahangaha dukomeze mu bindi biganiro. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Njye nari Trophy Ibrahim nk'ibisanzwe. Today, we have a special moment to share with you. A viral clip that has captured the attention and hearts of many. In this powerful video, we see a pastor from Ghana who has taken a bold step in fostering interfaith understanding by teaching about Islam within the walls of his church. His approach has sparked conversations, broken barriers, and demonstrated that faith and knowledge can unite us in profound ways. Let's take a moment to watch this inspiring clip. Rolling we, and you say there's all the forests belong to the Lord, including this one. You see what they will do to you. You see what they will. And see the Christians who pretend there's nothing like a church building. Go and stand inside a mosque and say there's nothing like a religious building. Wallahi ka rese Allah. Abinda anyika. You know, there is some kind of nonsense which is spoken only about churches and in church. Let me tell you people, there are things nobody dare do them in a mosque. Mandela, you see church,
If we were kneeling down, bowing down, kneeling down, bowing down, washing ourselves before we enter church, many people will stop church. What kind of church is this? I can't go through all this punishment. Remove my shoes, wash my feet, clean myself. Why? They'll tell you it's not necessary. The Muslim will do all that and then enter the church or the mosque, and they are not sitting on a chair. I don't know whether these days they started sitting on chair. Mat, bag. Kabazik bagizuk. Balorgo into areninye. They sit on the mask, the mat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. And when they mention the name of Muhammad, they add some sacred words to it. When they refer to their imam, it's with maximum respect. Go to them and learn, and remove Nkwasiasem from your brain. Go to them and learn. I scarcely see them take a piece of paper and insult their leaders. We are sitting there that we are born again. Born what? You are not even born before you be born again. It's a spiritual edition Sunday. The meetings are too many. The Muslim, every day they go to the mosque. Not once a week, every day. And they go how many times? 5 times. You say you are going to heaven. Hell, cry, you won't qualify to go. Some of you, when you die, that's all. Even hell, God will send you there. You will not exist again. Oh, and you see the meetings are too many. And the prayers are too many. And others are praying 5 times a day. Every day at 12 o'clock, you'll be at the mosque. Every day. Businessmen, rich people, you with your poverty. Oh, the Muslims are the people you see, rich man, contractor. He will park his car and go and kneel down and bow down with common members, commoners. And I don't think they also enter the mosque with their shoe. I'm not preaching. Why are you not clapping? You see, people, we are saved by grace. But I'm telling you, if confessing Jesus but living carelessly and foolishly is what will take people to heaven, but Muslims, in spite of their diligence, we say they will go to hell, I will say God is not fair. Why would careless people like us who are not serious? The only thing we did is stand here and say, Lord Jesus, I receive you as my personal Lord and Savior. And that is all. We are going to heaven. And somebody else who is so diligent and applies themselves to their religion with all commitment, they would rather die and you say they are going to hell. Keep fooling yourself. Keep fooling yourself. Hey, Mandela, you see the way you cross your leg? Don't change it too. But I'm telling you, in the mosque, you can't do this. Wallahi, masalachi ba keke akanga. I'm Marika. Why are you not clapping? Everybody has released their leg. I'm not teaching you anything at all. If you want to become a good Christian, one day, just beg the imam to allow you to go to the mosque for 1 week. You will change. No. Listen, when you go there, 1 week, just follow a serious Muslim.
will put away all their nice dresses and just wear white zalabia. I'm not teaching you anything at all. Just follow them.